Vincent Talk. Ndagusuhuje cyane kandi ngo haje ikaze wowe udukunda wowe wakoze subscribe kuri Vincent Talk official. Imana iguha umugisha, Imana ikomeze ibane nawe, Imana ikomeze ibe mu byabo nkuko nawe uba mu byacu. Ngo haje ikaze kuri Vincent Talk, Imana iguha umugisha nanone nkuko mbigusabiye inshuro zirenga ebyiri zose bibe mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikintu gikomeye cyane, ngira ati wowe kunda, wowe ukeneye urukundo. Uretse ko urukundo n'urwa buri wese, n'urw'umwana, n'urw'umukecuru, n'urw'umusore, n'urw'inkumi, uko waba umeze kose burya urukundo ntabwo rugira imyaka, niko bajya bavuga. Abizera Bibiliya bo bemera ko ibintu byose bizashira ariko urukundo ruzahoraho iteka ryose. Nguhaye ikaze rero aho tugiye kurebera hamwe amagambo akomeye ufite gutega amatwi, ufite kumva, kugira ngo tujyane akantu ko kandi. Niba utarakora subscribe wabanza ukayikora kugira ngo dutangirane ikiganiro tumeze neza. Mwibutsa kutihutisha iyi video kuko harimo amagambo meza cyane, harimo amagambo akomeye, ndetse harimo amagambo arakugirira akamaro akazatuma ubaho ubuzima bwawe wishimye. Ngiye kukubwira amakosa utagomba gukoreshwa n'urukundo uko byagenda kose, uko byabimeze kose. Ni byiza gukunda ndetse ni byiza gukundwa, rimwe na rimwe biba biryoshye cyane. Urukundo ni rwiza cyane, namwe mu marangamutima ashobora guhindura ubuzima bwawe mu buryo bwiza, ariko nanone rushobora kugukoresha amakosa akomeye cyane ukazarinda ubaho ubuzima bwawe bwose kubera ikosa rimwe wakoze mu rukundo. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo usobanukirwe kandi umenye uko ukwiye kwirinda. Nubwo rero ari ibisanzwe gushaka gushimisha umukunzi wawe cyangwa se kurinda urukundo rwanyu, hari amakosa amwe namwe aganisha ku ngaruka zikomeye cyane iz'ubuzima bwawe bwose ushobora kuzagira bitewe n'uko wayakoze. Urukundo rero ntirugomba gutuma uhindura uwuriwe usanzwe uriwe. Ntabwo urukundo rushobora gutuma na rimwe ntibizigere biba ngo urukundo ruhindura uwuriwe wowe wanyawe. Urukundo rugomba kukugira mwiza kurushaho aho kugira ngo rukugire mubi. Yego, hari ibitambo ugomba gutanga kubw'urukundo kugira ngo ubashe guhuza n'umukunzi wawe. Uko byagenda kose buri kimwe bisaba igitambo, niyo mpamvu bigusaba kwigomwa nawe akigomwa. Ariko nyamara ntugomba kureka indangagaciro zawe cyangwa ngo urenge imirongo ngenderwaho y'ubuzima bwawe wihaye kubera urukundo, kuko wazabyicuza cyane cyane mu gihe kiri imbere. Urukundo rero ni rwiza ko rudukomeza, ni rwiza ko rutugira abantu bari strong, ni rwiza ko rutugira abantu bakomeye kurenza uko twari tumeze tutarinjira mu rukundo. Ariko nanone ntabwo ari byiza gukosa mu rukundo, kuko ikosa ritukoze rikugarukira ubuzima bwawe bwose. Kwirengagiza imico ndetse n'imyitwarire mibi y'umukunzi wawe ni ikosa rikomeye cyane utagomba gukora kubera urukundo. Wikirengagiza amakosa umukunzi wawe gukorera atari meza cyane, kubera ko utwo dukosa nubwo ari dutoya aba ari ikintu kizaba kinini, kuko ikintu kinini n'undi kiba cyarabanje kuba gitoya. Ushobora kwibwira ko rero guhora wigira nkaho utabona ko bitagenda neza mu rukundo rwanyu ari ibintu byiza cyane. Rimwe na rimwe ukajya wirengagiza, ukajya wirebesha inyanza nk'uko abanyarwanda bakira bajyaga babivuga. Ariko nkubwije ukuri ko ni ibintu biba bikomeye cyane, ndetse bishobora kugira ingaruka mu rukundo rwanyu, maze ntimuzigire mutuza cyangwa se ntimuzigire mubana neza nk'uko mwese mubishaka. Nubwo rero byamurakaza, ariko ni ngombwa ko ibintu bikubangamira ku mukunzi wawe, cyane cyane nk'imico ye utabasha kwihanganira, mugomba kubiganiraho, kubera ko burya urukundo rurihangana kandi urukundo rugira neza. Icyo rero nicyo kintu cya mbere cyakakwiye gukorwa. Niba mukunzi wawe hari imico ye utihanganira, mugomba kuyiganira. Of course abantu twese tuba dufite imico igiye itandukanye, rimwe na rimwe n'igihe tujye tubangamira bagenzi bacu tutabizi. Ariko buri ikintu cya mbere nuko ugomba kuganira n'umukunzi wawe ku makosa yagukoreye, ndetse bikagenda neza cyane, mufashe umwanzuro muzima, maze mugakomeza urukundo rwanyu mumeze neza. Byaba ngombwa rero mugatandukana bitaragera kure, aho kugira ngo umwe ajye ababarira mu rukundo cyane. Niyo mpamvu nkubwira ngo rimwe na rimwe ushobora kuba ufite umukunzi
ariko ukaba uri umuntu ubayeho mu gahinda gakomeye cyane, ukaba uri wa muntu utishimye, uwo mukunzi wawe akumariye iki? Ubundi mu buzima bwacu abakunzi ni abantu baza bakaduhindurira isi, akatwereka ibyishimo tutigeze tugira. Umukunzi we ni wa muntu uzaza akagushyira mu yindi si. Niba ubabaye uri kumwe n'umukunzi wawe, mubwije ukuri ko ntabwo uri mu nzira ya nyayo, ushobora kuba warayobye, kuko ntabwo uri ahantu hanyaho kuri wowe. Niba uhora mu gahinda, niba uhora ubabaye, ni mu biganireho nk'uko maze kubikubwira hejuru, kandi wibwira ko uri kurinda urukundo rwanyu kubera ko utari kuvuga amakosa atagenda neza hagati yanyu, ariko burya ni amakosa cyane aba akomeye urimo ukora. Irindi kosa rero ugomba kwirinda gukoreshwa n'urukundo ni ukureka umuntu akarenga imipaka atakagomba kurenga mu buzima bwawe. Uko waba ukunda umuntu kose, ugomba kumenya ko ufite ubuzima bwawe nawe akagira ubuzima bwe. Ni wowe rero ufite inshingano zo kwita ku buzima bwawe. Nta mpamvu yo kugira ngo umuntu aze agutware uko yiboneye kose ngo nuko agukunda, ngo nawe ngo utuze bikoreshwe n'urukundo. Witinya kumubura, oya, ahubwo gerageza umubwize ukuri koko niba agukunda bya nyabyo, azagendera mu kuri kwawe kandi akwihanganire, nk'uko nakubwiye ko urukundo rwihangana. Umukunzi wawe agomba kukubaha. Of course umukunzi wawe agomba kukubaha, kubera ko niba umukunzi atakubaha, icyo ni ikimenyetso cya mbere kikwereka ko uwo muntu mutazigera muhuza n'umunsi n'umwe. Umukunzi wawe agomba kubaha ababyeyi bawe, agomba kubaha akazi kawe, agomba kubaha yewe amarangamutima yawe n'ibindi bigize ubuzima bwawe bwose. Kuba umukunzi wawe rero yarenga kuri ibi byose warangiza ukabyirengagiza kubera urukundo, ni ikosa rikomeye cyane utakagombye gukora mu buzima bwawe. Ndetse nkubwira ngo nibyo bintu byose nkubwiye nubyirengagiza yabikoze akakubahuka ababyeyi bawe, ejo rero uzasanga ari ibintu bibi cyane. Niyo mpamvu ndakubujije, ntabwo ukwiye kubikora kugira ngo ugire ubuzima bwiza, kandi burya urukundo ni ikintu cyiza. Nta mpamvu rero yo kugira ngo urukundo dukoreshe amakosa akomeye cyane. Ikindi kandi kuba ufite umukunzi ntibikuraho ko ufite inshuti, ufite abavandimwe, even ufite n'ababyeyi. Ntugomba kwibagirwa abo bose kubw'urukundo, oya. Ntabwo urukundo ruzatuma wibagirwa inshuti zawe, ntabwo urukundo ruzatuma wibagirwa ababyeyi bawe. Ni byiza kumarana n'umukunzi wawe umwanya munini, mukaganira, mukarushaho kumenyana bihagije, ariko mbere y'uko aza wari usanzwe ubayeho, kandi hari abantu benshi bari mu buzima bwawe. Niba rero ubonye umukunzi akaguca ku inshuti zawe, akagukora ku babyeyi bawe, akakuvana ku bavandimwe bawe, mubwije ukuri ko uwo mukunzi atari uwanyawe kuri wowe, kubera ko ni inshingano kubaha abakubaha, ni inshingano gukunda abo ukunda ndetse n'abagukunda. Burya urukundo rwa nyarwo nuko rumeze. Urukundo rero ntirugomba kukwibagiza abandi bantu, kuko nabo ni igice kimwe mu bigize ubuzima bwawe, kandi ni ingenzi kuri wowe. Mu rukundo rero buri wese aba yifuza gushimisha umukunzi we, akamwitaho ndetse akamugirira urukundo ndetse mu buryo bwose bushoboka. Nyamara ntugomba guhangayika cyangwa se no gukora buri cyose umukunzi wawe ashaka kugira ngo umwereke ko umubereye umukunzi mwiza. Guhora ushaka kwemeza umukunzi wawe bishobora kuvamo gutenguhwa mu gihe usanze uko wamwitagaho ugerageza kumushimisha we atari ko abifata. Rimwe na rimwe hari igihe ukora ibintu byinshi kubera ubwoba bwo gutakaza umukunzi wawe. Rimwe na rimwe ugakora n'ibintu atitayeho, wowe uzi kubikora neza. Mbere y'uko ukora ibyo bintu ujye ubanza umenye neza ko ese koko iki nicyo kintu gishobora gutuma umukunzi wanjye ankunda. Mbere y'uko umukunzi wawe umuhereza ibintu byinshi cyane, banza umenye neza ko ibyo bintu uri kubikora urukundo koko. Byaruta ukabikora nk'uko wabikora inshuti yawe, ukabikora undi mukunzi wawe, ariko mbere y'uko ukora buri kimwe cyose mu buzima bw'umukunzi wawe, banza ushyire igitekerezo mu mutwe uvuga ati se ibi bitagenze uko mbitekereza cyangwa se bitagenze uko mbishaka, mbese nazashobora kubihanduringa cyangwa se nashobora kubyitwaramo. Ugomba kuba uburiwe, ukareka kubaho ubuzima bwawe ushishikajwe no gushimisha umukunzi wawe. Banza wite ku marangamutima yawe,
nicyo kintu cya mbere ugomba kwitaho. Wibuke ko urukundo rugomba kuzamura mwembi aho rukabazamura rukabashyira ku yindi ntera, ntabwo rugomba gutuma wumva nta gaciro ufite. Ntabwo rero ugomba gukoreshwa mu rukundo, ahubwo komera ku ndangagaciro zawe, wubaha umukunzi wawe, mwubahane hagati yanyu kandi mwite ku kuba umubano utagize uwo ubangamira muri mwese. Nibyo bintu bizabaryohera, maze buri wese akifuza kuhora ari kumwe n'umukunzi we kubera ko mwabwizanyije ukuri. Ibi byose maze kuvuga ni abantu bafite gahunda koko y'urukundo rwa nyarwo, apana ibi byo kwirirwa umuntu akinisha umutima wundi cyangwa se ibintu byo kwirirwa umuntu akoresha undi. Ndagushimiye cyane rero, niba iyi video hari ikikumariye waduha igitekerezo cyawe muri comment, yaba ari icyifuzo ushaka kutubwira, yaba ari inama ushaka kutugira, yaba ari ikindi kintu cyose wakifuza kutubwira, watwandikira muri comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, kugira ngo tujye dushaka n'ibindi bintu byiza cyane kandi muba mugiye mukunda mwihitiye mwebwe ubwanyu kugira ngo tubibabwireho. Niba ushaka tukugira inama watwandikira muri comment, ni byiza cyane ndetse twabikoraho. Niba rero iyi video igushimishije wakanda share, like ndetse comment nayo utayibagiwe, ni ikintu cy'ingenzi cyane kuri twebwe. Ariko niba utarakanda subscribe warahindutse cyane, waduha subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru nyinshi ngenda nkutegurira kandi ngenda nkugezaho. Imana iguha umugisha rero, ibahe urukundo ruzima ruzira umuze, maze mujye muba mwisi yuzuye ibyishimo n'urukundo.